w'abanyarwanda baba yisize nukuri kw'Imana pe urakoze cyane Imana iguha umugisha utagabanyije pe dore n'uyu mugabo udukijije ahubwo se kugeza amahirwe ngo barende gutambuka ntiwari kubica sibyo nta kibazo nukuri kw'Imana none se tugende batadusanga hano sister wanjye nyine yahuye n'ikibazo nyine gikomeye cyane cyo kutabona ni birebire ntabwo nabikubwira mu nzira ngo bizave ariko namwe mutuye hafi hano twari tugiye kugerayo n'ubundi wagira ngo baduteze batuzi nukuri kw'Imana pe Imana ibaha umugisha Imana ibaha umugisha itagabanyije pe twihute batongera bakagaruka sibyo biti byawe ko ndeba wihebye bimeze gute ariko dadi reka nkubaze gato mbabarira umbwize ukuri nk'umuntu mukuru pe ntumbeshye ibyaha nibyo kugira ngo umuhumurize cyangwa by'uko ndi umwana wawe mbabarira umbwize ukuri urebeye mu mboni z'abakuru ubona mushiki wanjye kuko azakira okay impungenge ufite ndazumva kandi zirumvikana nka musaza we ariko Lucas ibintu byinshi hari igihe bituyobera cyangwa tukajya gute tukabihereza Imana ariko apariye kubihereza Imana n'abaganga ubwabo banyemereka ashobora gukira rero two kwiheba tukomeze tugendere ku kintuza ku cyizere cy'abaganga baduhaye wenda bishobora kunyuramo sibyo ikintu donc kubitekerezaho cyane nibyo amusaza ariko nabwo ntibigutwara umutima cyane kandi noneho ni natanakira ngo tuzabyakira nyine niko Imana izaba yabishatse none se twabigenza gute ngura n'amaraso yanjye ni mushiki wanjye nkunda ni we wenyine mfite nta wundi mfite none se urakura mwayo yawe yamuhe ako byakunda ariko nimba ari kuko Nyagasani narabigennye ko mushiki wawe azasaza nta maso afite atabona kizabera ikibazo nyine tuzabyemera ariko kuri aka kanya reka tugendere ku cyizere abaganga baduhereza kika nimba abaganga utajya ubizera ntabwo Imana yakwemera yuko mushiki wanjye yahura na buno bumuga bw'iteka ryose burya wenda reka ntekereze yuko ari ibigerageza Imana yamucishijemo kugira ngo abicemo nta yindi mpamvu ariko azakira kuko ntabwo nabyemera pe tubyizere gutyo icyo gihe Imana yabitabaho ukuri kw'Imana tubyizere gutyo nk'uko uri kubyizera tuvuga wenda ni itanura Nyagasani ari kumucishamo ariko nkayoberwa iyo tanura yaba ari ikikuta n'ubundi icamo abantu bafite ibyaha byinshi cyane avuga ati bakwereke ko byose bishoboka ejo utangiye gukora ibyo ukora ariko si umwana nk'uriya twavuga ko Nyagasani ari kumucisha mu itanura kugira ngo mugendetse ni ibintu biba bigomba kuba kuri dosiye y'umuntu sibyo iki kintu rwose mwese nta kindi kintu twakora kugira ngo bazi turebe yuko yakira cyangwa yakorohera kuri aka kanya hejuru y'ibizamini bakoze hejuru y'imiti bamuhaye reka tubanze tureke abanza arangiza iyo miti bongere bakore ama examen yabo nibo bazaduha igisubizo cya swat nimba ari kumujyana hanze cyangwa se nimba ari kurindira bikaba byaba icyo kintu intare y'abaganga sibyo twaguruka rero tugenda urukomera umuntu w'umugabo bite ntabwo umuntu w'umugabo witwara mu bibazo gutyo Lucas, muzete se bro.
uhagaze ku muhanda se muri n'amamvu yo kubyagenza ibi. Ngiye kuri farumasi nayo mvuye kugura iyi miti sister. Ese ubundi uko ntekereza ko atavutse kuriya kiriya kibazo yagitewe n'iki? Abana n'icyo wa muntu reka ari birebire. Nyine urebye yari mu modoka na mama. Bari kugenda ari mu muhanda bakora impanuka nyine bakora agisida. Yawe. Bisibura se mama we yabashije kubaho. Ubwo nayo ngikomeza nyine sister byamuviriyemo buriya bumuga nabwo umubyeyi wacu ari we mama yahaburiye ubuzima. Ukana gukomera ndakumva no kuri. No, it's okay. Aciyemo agahe ndimo ndagenda niyakira gake gakeya. Ya ntabwo babyoroshye ndabyumva. Hanyuma se byibura ubure cyabasha kujya ku ishuri. Ishuri nyine njyayo rimwe na rimwe kuko almost time usanga ndi kwita kuri sister. Kandi of course ntabwo umuntu yaba ameze kuri afite cya kibazo ngo mutererane kuko ninjye umuntu wenyine afite wamwitaho. Birumvikana undi niba ari ikintu cya mbere kinagorana ariko ntekereza ko hamaze igihe wenda hari udushushanyo tumwe agenda agarura n'ubundi two kumenya ahantu ariko ntiyasigara wenyine mu rugo. Ese ibi bihano ni iby'iki ndimo mana yanjye? Ese kuba impumyi gusa ntabwo bihagije? Kubaho nta nshuti ngira, mama atarapfa twari tubanye neza akatwitaho ndetse nanjye akanyitaho, none ubu sinyigira inshuti, papa nasigaranye ntiyanyitaho, umusaza wanjye yabaye umwari umugi n'umunyatabi, ukuntu yari umuhanga mu ishuri, none nanjye nahise ndeka kwiga. Sibyo? Tuzumbira ikibazo gihari. Twamwipfira. Bitwa nuko wari gupfa. Nese papa unzimarira iki? Zimarira iki? Ubundi kuki wa munsi twagiye? Si byari kuruta nkapfaho kugira ngo mama apfe. Niba ngubu nabaye impumyi sibyo? Umusaza wanjye ibiyobyabwenge byaramukolonije. Nta kintu asigera nawe yimarira. Nawe twari dusigaranye ntukitubonera umwanya. Niyo wabona umwanya ni mutoya. Sibyo? Ariko mama yaba yakabaye ahari yakabaye basi atuganiriza. Ndetse nta wundi muntu uri mu rugo byibura wajya umufasha kumwitaho. Nyine ni muzehe kandi nawe aba yagiye mu kazi abizi by'i Kigali no guhigahiga. Nawe usanga akazi atagakora neza kubera iyo situation nawe ntabwo ariyakira pe. Muri make ni njyewe muntu uba ushinzwe buri kimwe cyose mu rugo. Kandi nanone no kugira ngo sister yiyakire bisaba kuba mpari kumuba hafi nkaboneraho kumuganiriza kugira ngo no kuba kumva ubwabyo yuko yabuze imbaraga zo kuba yabona. Icyo si cyo kibazo cyane kimuhangayikishije ahubwo kubura umubyeyi. Byibura se basi abaganga wenda babashije kumuvura cyangwa se n'imiti bamuha bakubwira ngo icyizere cy'uko ashobora kuzongera akabona. Hari umuganga umwe bandangiye nshaka kuzajyaho bambwiye yuko ubwo uburwayi hari ukuntu ashobora kubigira wenda akaba yakira cyangwa se akoroherwa. None se ahubwo ntekereza ko uwo muntu ariwe mwajyaho kugira ngo utangire umuhe imiti akakwandikira ordonnance byibura imiti ashobora kuvura. Aho kugira ukoresha indi y'abandi baganga kandi uwo nguwo wumva azabafasha ugaragara icyo byafasha. Dutegereje yuko yaduha appointment kuko uri kumva ntabwo ari twenyine yakira. Then tukabona kujyayo tukareba yuko ari cyo byabyara hasi.
ndabizi no kubona appointment mu baganga babigoye mu kubona ariko muri iki gihugu se ko byoroshye ibintu byose ni online ushobora no gusaba appointment online ahubwo se waguha nimero yanjye byibura mu gihe wazajya ukeneye ubufasha ko natanga ubufasha wenda nkaba nahaboneka mu gihe nta kibazo wabona agize neza pe nabonye muri abana beza no kuri nta kibazo ntabwo kakurusha kandi muramukoze cyane muri iyi si ko ibintu byose ari magirirane ntawamenya ni ups and down ubwo rero komeza ukomere mwiteho ubwire na mushiki wawe yihangane ndakubwibye ntacyo sawa turi kumwe tuza sinyibona papa simbona tuza ngenda ari gupfa basi mama akagumaho tuza sibyo ntubwire ngo nta kintu uzemerera okay twibukiranye basi uribuka utarahura na kino kibazo ntiwarebaga se none se kuki nabaye gutya kugira ngo umva reka mubwire ujye mama n'umunsi umwe muzasanga nta niyawe kuko agahinda kenda ukuzanye ntabwo ari wo muti kwiyahura ntabwo ari wo muti sibyo njyewe nyumva basi gerageza nyumva sibyo tuza sibyo oya tuza kwanza sibyo okay tuza basi sibyo humura ntabwo biraba konfirime ko wabaye impumyi abaganga umva njyewe ndabona ubu ngubu ntabwo nakabaye cyangwa muri siporo nk'abandi bantu ahubwo sindajya muri siporo ndi impumyi ntabwo nakabaye njya munanuma basi najya nkajya guhaha ntabwo nakabaye njya mu gikoni singateka ahubwo sindabikura ndabona papa wese kugenda akosheje ikikumana nta kintu wigeze ukosa habe na kimwe nta kintu na kimwe wigeze ukosa na mama we nta kintu wigeze akosa sibyo ahubwo dore ikintu cyo kibana n'ikindi buriya ukuntu Imana ikora ibintu ifite izindi nzira yo gushaka guca sibyo gerageza nyumve mwana wanjye sibyo kandi wibuke utarahura na kino kibazo nta bandi bana b'impumyi bajya kubona uzi kuba warigeze kubonaho ndabyumva birababaza tuza ariko none ngeye reka musaba ikintu sibyo nyemera musaba ikintu ishyiremo icyizere sibyo ishyiremo icyizere kandi wumve ko byose bishoboka sibyo kandi wumve ko nta kintu kiba kidafite impamvu tuza kandi noneho n'abaganga bari kuduha icyizere cyo gushobora gukira ni ukuri kose ndabikurahiye ubone papa wawe ubone musaza wawe ubone za nshuti zawe zose mwakinaga mwajyanaga mu kigare byose uzabibona kandi noneho igihe cyose uzaba uri kureba ibyo utarebye byose nzabikwereka ni ukuri kose kandi ndaharimo humura mutegura gake se amata biri mu cyizere humura egera inyuma gato ariko se ni ukuvuga ko igihe nahereye mpamaga nta muntu n'umwe muri mwe uri kwitaba telefone zanyu mwazishyize okay umva banza untege amatwi wumve ibyo bintu ntabwo mbikeneye na gatoya sinumva ukuntu umuntu akomeza gutegereza umuzigo we kugeza aho hashira ukwezi kose umuntu ategereje kandi ibintu byarishyuwe imbere mu maziki gituma mudashobora gukorekitinga ibintu ngo bize hakiri kare riga nawe ndimo ndahomba amafaranga muri kumumbye muzi ukuntu angana ibyo bintu uri kumbwira ntabwo ndi kubyumva ugomba gukora ibishoboka byose ibyo bintu bikaza mu minsi itarenze 3 gusa bitabaye ibyo ngibyo turazagomba amafaranga menshi ibyo byo kumbwira ati sawa boss ndabirambiwe nta bya boss hano ngewe nkeneye kubona ibintu bikorwa bikava mu nzira gusa turi mu biki babarira umfashe kabisa bitabaye ibyo ngibyo mwese muraza guhura n'ibibazo sawa twongere kuvugana umbwira ko ibyo bintu byatunganye okay
sasa rero wowe ndashaka unyumve neza imikino yawe nayo ndayirambiwe kabisa ubundi uri mu kazi cyangwa urimo gukina ariko uca umuntu ariko umuntu azajya ashora amafaranga muzane ibintu by'imikino muzi kubona amafaranga bivuna bose ariko nahuye n'ibibazo pe wahuye n'ibibazo si ibihe bibazo byatumye unyicira akazi ndashaka tuganire ikintu kimwe wahuye n'ibihe bibazo bituma wica akazi ariko ari nuko wenda ari ibibazo personal nzi yuko wenda kubihuza n'akazi biba bitoroshye ariko ni ukuri kw'Imana umva nkubwiye ikibazo ndaza kubikemura vuba pe ibintu byo kuza ndaza kubikemura ndabirambiwe ibintu ni bibiri sinzi igituma utari kumpereza ibyo naguhaye cyangwa se amafaranga yabyo ari ibyo naguhaye gutwara ntiwigeze ubingarurira n'amafaranga ntiwigeze uyampereza ubu turi mu biki urimo kwishyira mu bihombo gusa Mana ndakwinginze uyu munsi uzibura umfashe ugendane nanjye mu kazi ngiye gusaba uherekeze CV yanjye ndakwinginze Mana igituma utampereza ibyo bakomereza n'ibiki niba byakunaniye kubicuruza bingarurira ngiye byo kubyikorera ni family issue nuko ntabikubwira ngo byumve please gira vuba vuba twongere kuvugana ndi kubona amafaranga cyangwa ibyo naguhaye gucuruza siko bintu bimeze ndabyumva nyine ukeneye amafaranga cyangwa ibyo ariko nukuri kw'Imana we n'inzitizi pe izo nzitizi nta kika tuziyoreza aratambutse ubu none tugiye kwishyira ku murongo siko bimeze twongere kuvugana uri kumbwira ati boss dore ibintu nguko uko byatungana nagira basi nk'ukwezi kose cyangwa ibyumweru bibiri ariko ng'ukwezi biki nta n'isoni irimo avuga ngo ubu umva rero mubwire nutampereza ibyo mpereza noneho uzi ikintu kiri bukore umutwe ndahita nkukuraho uri kumva kandi n'abakiriya bacu bari kugenda badushiraho abashiraho bose bari kugenda so marketing wacu nawe urabizi ko amaze igihe nyine adahari urumva rero natumije undi ahubwo yari yambwiye ngo araza kuzamura naniwe kandi sinzi wenda hari icyo byatanga wese kari umaze kumenya system dukoramo wabikoze byose wenda mbemera nkaguhemba double ariko ukaba ariko mugenza n'undi muntu aze tumwigishe turi gutumwanya rega burya gutegereza igihe nabyo ni uguta igihe yes twambarira iki nari nabonye itangazo ku rubuga rwanyu kuko mufite imyanya y'abakozi nari natepoje rero nagendeye ko nta training ya company yanyu uraba depoje nari nadepoje kuri email nari nashyizeho dokima zanyu nari nabonye notification yuko naza muri interview ni wowe depoje cyangwa undi wadepoje bose ngiye badepoje ufite imyaka ingahe 20. none se mbere yo kudepoza muri ako kazi twari twashyize ku isoko mu busanzwe ukora iki wakoraga iki kwa ubusanzwe narangije umwaka ushize ariko nta kandi kazi ndakora
gusa nabonye mutanga amaofa ndavuga ati reka ngerageze. none se mu buzima bwawe wari wabona aho babara nibura miliyoni bari kuyibara nibura ntabwo muri banki. mu mutima wawe wumvishe cyangwa mu bwonko bwawe wumvishe icyumviro cya mbere wagize ni ikihe? Nk'umusore nkanjye mba ndi mu iterambere ryo gushaka amafaranga, nanjye numvise mfite dreams zo kuzayabara ari ayanjye. aya mafaranga watunze ari ayawe nangahe? Si bose ngira ngo mwari kubanza mukareba document mukareba ko nujuje ibisabwa, wenda nkabazwa ibibazo bijyanye n'akazi. ari njye nawe ninde bose? wowe subiza ikibazo niba udashaka kugisubiza ugendere. Bose amafaranga menshi natunze ni 450. none se ko ubizi ko wari uje kwaka akazi nibura iyo ushaka imyenda ukambara. ndabona ngewe nta muntu wambaye ese ubwo amen icyo twumvikana ku kintu mujye muha agaciro ibyo mugiyemo namwe ubwanyu muhe agaciro. reba irebe barazi ko twebwe umutwagwa gute reba inkweto wambaye kwanza ibibanza ukanazanagura nibura. Bose nuko mbonye notification nandi mu mujyi ndi gushakisha nkavuga ati n'undi aho kugira ngo njye mu rugo n'undi amatike nagiye kuba hashiranye ndavuga ati reka nze byibura basi gusa byahinduka ndamutse mpawaye amahirwe. no uri kubanza ukajya mu rugo ugakora dushe ugashaka agasabune keza gahumura neza ugashaka niba wanayitira imyenda ukazamura imyenda mizima si ubundi umusekirite wagufunguriye hariya ninde kubera umeze gutyo. icyizere yakugiriye ni ikihe? ese wowe icyizere bifitiye ni iki umeze gutyo? gusa twakubwira ngo ujye kubonana n'umuntu ufite amamiliyari yakubona ahita avuga ati uyu muntu aranika.